ngo rero navuye mu cyaro Kigali gutya nahashyitse ntabwo suriye kutari kuza kundora kutari kuza uraza ryari kandi bwije ngira bashyitse bakandi Remy Famous ngo usije urukundo wabiko Ese wabwiye ko sinabikubwiye yuko wajira bakugora nako wajira bakugora umusadara arahehe girisa ngira mushyitse borora umukigo cyo mushyitse borora umusadara arahehe wajira bakugora nako Debra chachi widi dagas. Bwana bimeze gute se? Fresh man. Hano waje bimeze gute bwana? Watu ni fresh banirire wibenya nyinda Ndabatorotse bwana. Bwana yari se batoro. Uzigira byo bibaye. Aba widi Joseph bwana. Ziratwica. Hano sinakuhava. So boro unambwira ko bamona nta kintu cyunguka kivamo. Ibiro byawe byose ni by'abakobwa uri kuzana hano. Utakurinda azi wanze. Angu man cyane ari gipeti cyara muri kiriya gipangu cyane Kakazi kari kunda buri Kakazi bro Nabwo bagutije uze guhurira nyine ahandi cyane ari abana barahari muri no karitsiye abana ni isambu yose kakavide shwabwiye kakavide akoje kakalaka katetse fresh ari kuruno ukabona umwana w'abakobwa baramwitwariye ndagasa ahubwo yena nyine gupanga uvuga ati mu nzajya kukinjirira iwabo yewe namere yakugende waba soft bice ujibona kiriya gipangu cy'iwabo bwana ubura ntabwo akora ubundi afite iwabo bice keretse umuntu se ko ari mubitanga we ntabyo ukugura mushuka ko gutya bagura amafaranga yo kugura akabwita ariko ko hari ibikorwa bafite nawe bikubwiye akari kunkurura naga ari gufata kabiriti kabiriti kibagirana umusquare ntabwo tugera kabiriti ntaje kabiriti man ahubwo wereka mubwira man boro uri kumbwira ntabwo zinazica wabicamo pe igihe maze nko wiki nta kintu zimarira nta kintu zifasha ahubwo zitubujya mu kariro bwaruka ku kabiri reba nk'ejo bundi wa mukobwa twakundanaga rasitisi sanze hariya nagaramye hariya hirya zanyishe zankubise zantwingaraje ubwo bwarazifashe utariye buriya barabikubwiye buriya narya nese na biriya byana bisigaye bihunyiriza ibihe byana cyabiri se muva aho se cyasara nabonye mufite akagara frere akana gatoya kagahumbu kakana wajiba ndaruhunda ariko mari arapete sigaye barabaye inshuti zanjye byatari muzagutse ari abana nsigaye nanabikugira ngewe mwana shaka gahunda naje gukora singuza izi widi zawe nazo nizo gutuma nipfira gusa nta kintu gikora uyu munsi ndakurura hirya n'ibyanga bro uraze izi kongo bali wapakiye none kubibona none reba sasa gusa uyu munsi ndafata kuri akabiriti ngo dukuro ubwire kuro biba bimeze kabiriti kaciranye twagira ngo harimo ba zimwe zinzayirwa twara n'ibintu bijya muri sekandi bidareka bro abo ntanze reka kumusika ariko ngarabyeri irimo inkari we nabise nawe usigaye ugira indagasa tukiyemo inkari gusa buriya irageze bwa kandi wabona hatarimo n'abandi usanga uruguzi bwawe uvangamo ndahita mpfa udatwitse bro wapi ntabwo kirimo
Uko nsigaye nigira ataki y'akamugi wakimura ngo ndaranye gushaka kabiri kabiri zikava he ndetse no gushaka kabiri y'itabuko ahubwo se wowe reka nkubwire ubwo rero reka dukwamane turaza guhurira hariya haruguru kwa Kevin cya gikorwa wambaye ramba zacu bwana fone se ukajya telefone wazanye fone naguze ibintu byabaye abapolisi barayitwaye suzi cya kigore naraye mu mabere cyanjye cyagureye bro iyo mbitekereje tuzuranye n'abadeperi hano nta gasheri kanjye kari kazi ko ndi n'umwadeperi aho kakevire nzakakujya mwana kevire gute je bro je nguhaye iby'ukuri je kevire nakujya uzamenye yuko wowe umugihe wari kugucumbeka mu musatsi shaka no kwiyogoshesha noneho bwana Remy Famous babakorera mu mazi bakajya babona kabarenge bwana ukajya uruka ariko utazaramenya guswira kutaza tekereza kiriya kirezi ngo niyo mu kiba cyinshi nirimba nk'urumogi nabaye umuntu utabaho ngomba kwisubiraho pe ikintu kiba cyinshi rero ngomba gushaka uburyo bwose mureka atazananye nawe ari abana basigaye inshuti zanjye nyuma bari kunshuka nyuma ndamuvaho nyuma ngomba kumuvaho pe uko byasa kose. amazina yanjye bagitareme ubuzima bwanjye buri mu kaga n'uyu iwacu twibera mu cyaro twari tubayeho neza turya neza twanaburara tukihangana ariko naje gushukwa n'inshuti yanjye magara yari yaragiye i Kigali yarabamagaye yarambwira ngo watsanze i Kigali ko hari imikorere ugakora ku mafaranga nawe ukaba umukire n'abandi bose najyaga mubwira mushuti wanjye ese wajyohereje amafaranga makeya ukaguramo akantu ukagira akantu nigurira mushuti wanjye akambwira ngo amafaranga si cyo kibazo ngo nimubwire nimero akiriho amafaranga bigatinda akayama cyangwa se ayandi none yabwiye ngo nzamuke ajye i Kigali mve mu cyaro inzu tubane agere ku buzima bwiza abayemo nanjye nabyumvishije mu rugo nijoro twariye tumaze kurya njya mu cyumba cyanjye nikingirana mbika imyenda yanjye ndayibika iyo nzambara ndi i Kigali n'iyo nazongera kwambara ndabicagura imyenda yanjye noneho mbwira amata ese mba uramutse ugiye i Kigali nta muntu ukurikiyeyo ugiye gushaka ubuzima muri Kigali ubuzima ushobora guhura nabwo uri i Kigali niba ushobora guhura nabwo uri mu cyaro mama yanshubije ati mwana wanjye rero i Kigali uhajya uvuga ngo ugiye ku muvandimwe uvuga ngo ugiye mu kazi ntabwo ujya i Kigali uvuga ngo ugiye gushaka akazi umaze ugashakira aho uri ukajya gukora akazi uri i Kigali ibyo sinigeze byumva nafata ubwo wabona mama ashaka yuko tukubana ndavuga ati oya ibi ntabwo byavamo ariko hari inshuti yanjye twari duturanye hirya yo mu rugo gatoya yarambwiye yuko mfite gahunda yo kujya i Kigali nuko rero nijoro saa 2 ziragera sinigeze ryama ntabwo murabyumva umutima ukajya uhora utera gusa wagiye i Kigali umutima wanjye uratera saa 6 biza kuvamo nasohotse n'ugiye kuryara bagiye muri gare imodoka nateze imodoka turagenda dushika ahantu bita ku Kibuye tumaze kuhashika imodoka irapfa ubu mu
Kibuye niriwe muri gare nongera ntega mva ku Kibuye ry'i Kigali. Amafaranga inshuti yanjye niyo yanyoherereje ibwira yuko ahantu tugiye gukora tujya tuhakura amafaranga tuzava turi abaherwe pe. none inshuti yanjye tuza kujyana. Inshuti yanjye ndayihamagara ndi ku Kibuye ati se bwana ubu buje tuvugana naje Kigali ubukitse ku Kibuye ndimo ndaza. Giraga amarezo aracikiye ndamuhamagara nkumva fone siriho, fone ikaba kompoze, fone irajimije. ndavuga ati wenda wabona fone yewe ko turi kuvugana irazimye, ikaba izimye. Ukandikira SMS ndamubwira ngo gatoya ndaje. ndamwandikira, imodoka irahaguruka, tuba turahagurutse, tuba dufashe inzira nyine turakomeje urugendo. ndaje nasitse Nyabugogo, mbona amazu meza, mbona ahantu, mbona imodoka nyinshi biratizeye, mbona ahantu hose ahantu twaba. nabonye ibintu mbona ni byiza pe. nibaza ukuntu hano hantu ari kuzahagera, ndavuga ati koko kuba mu cyaro, kuba mu cyaro ni bibi. Remy Frimus. kuba mu cyaro ntabwo waba mu cyaro ngo umenye ahantu heza ushobora kuba cyangwa ushobora gusohokera. nabonye ama etaje, nabonye inyubako, nabonye imihanda, nabonye bana we, nifuza nakemera muri ubu buzima pe. inshuti yanjye naje kuyihamagara, fone icamo rimwe, tujya ndayihamagara fone irasimbuka. ndavuga ati se byaba byagenze ute? umugabo twagendanye muri iyo modoka yarambwiye ati ese gutiza telefone wahamagara umuntu uje kureba? ndamubwira ngo nta kibazo, niza kuri telefone wahamagara umuntu uje kundeba. ati se yaje kukurebera hehe? uwo muntu rero yambwiye ngo nze kuza i Kigali, aza kuntora muri gare Nyabugogo. iyo nshuti yanjye naje kuyihamagara nkoresha indi telefone, maze kuyihamagara nkoresha indi telefone iranyitaba. ndamubwira ati se ko nashyitse Nyabugogo waje kundeba, inzara iranyishe, meze nabi, bwije, ndi kwibaza ikintu ndibukore pe ko watinze. inshuti yanjye ikimara kubyumvira amaze, ese koko byanyabyo waje? ndabaho uburyo tuvugana ndi i Kigali, ndimo ndatembera ndikarakasa. inshuti yanjye arambwira ati byanyabyo uri i Kigali? ndamubwira ngo ni ukuri kw'Imana pe, navuye mu rugo saa sita za nijoro, ejo naraye ku Kibuye, ubu ngubu gutya tuvugana ndi i Kigali. inshuti yanjye yarambwiye ngo rero urabizi uri inshuti yanjye, ahantu nagiye kure y'i Kigali, sindi hafi y'i Kigali, wakwihanganye ukareba ahantu ucumbika tukazabonana. yaramubwiye ati ese koko na bino bintu wabikora? ntabwo uretse ko bino bintu koko wabikora? ese koko ugiye naguhamagaye wumvira yuko nje, none uri kumbwira ngo uri hirya y'i Kigali, kandi wabwiye yuko i Kigali ubayeho neza, wabwiye yuko uri bubone amafaranga ategagaza, inzara iranyishe, ndi kumva nabuze n'ikintu nkora pe, n'imvura igiye kugwa. inshuti yanjye yarabyumvishije ibirango bye, rero undi muntu telefone ibirango bye, fone rurayikoraho burundu ngo pe. nashyize saa 3 za nijoro, saa 3 za nijoro nari nkiri muri gare. ndavuga ati se ahubwo ndi muri gare rero
nshaka utuntu bari karatasi tukaba ndi gukora kuva mu rugo nari mfite telefone mu rugo barahamagaye barahamagara fone nanga kubafata barahamagara fone nanga kubafata inshuti yanjye ndayihamagara iragitara ati rero ese biri kugenda gute ko ndi i Kigali nabuze ikintu nkora arambwira ati reka ubwire wa muhungu ugiriye inama niba ari uduceri usigaranye ongera utege usubire iwanyu ati none se akazi nari naje gufata akazi ndagakura hehe ibyo bintu rero by'akazi nakubeshyaga ari akazi gahari barawe nacitse intege nibaza koko ibi bintu nabikoreye iki ikosa rero nakoze rero navuye mu rugo nabibye amafaranga ayo mafaranga rero nabibye bari bafite ikibazo cy'uko bajya kwishyura ideni bwishyirahamwe nawe baguje amafaranga 100,000 n'ibyamo amafaranga 70,000 noneho ngira aha ngaho babajije umuntu nasanze muri gare simuzi yaraje ati se ko ndiko ufite ibibazo nibihe bibazo ufite ati ibibazo mfite nta kibazo mfite usibye yuko umuntu wamwe nzi hano i Kigali yanze kuza kundora none ndi kubaza ikintu ndi bukore cyanyobeye umuntu abaza rwose ufite amafaranga bati rwose ko kiri kumbaza ko ufite amafaranga mbwira niba ufite amafaranga uragira ikintu ushobora gukora kugira ngo ahangaha muri Kigali ushobore kuhaba uri wenyine witonze bati rero njyewe nazanye amafaranga 70,000 bati igisubizo nta kindi ufite amafaranga 70,000 arambaza ati ese ufite telefone yangahe afite telefone 80,000 yigurishije make sinabura umuntu umereza 80,000 telefone y'120 ati okay ayo mafaranga rero ufite kamugira inama iyo fone yimereze hano rwose njye maze ko ariyo ndi guhamagara abantu fata simukadi zose zirimo uzikuremo imenye noneho ubaye uri mu kibazo uri wenyine nta muntu uri kwitaho aribyo bintu wimajina yafashe banki rero ifite mu mugongo yari irimo imyenda yanjye amapantaro 3 n'imipira 4 harimo n'utundi tuntu nyine twibanze arambwira ati zerana icyo gikapu zerana gutwaze ukomeze ugurikire ajyaka telefone amaze kujyaka telefone abwira ngo ese amafaranga ari he nawe amafaranga yashyize kuri simukadi yari ati se nuko kimwe yashyize kuri simukadi arambwira ati we n'uba utuye telefone yawe n'uba utuye ubwire ukuntu ibintu ugiye kubikora iyo telefone urayimereza ubikuza amafaranga washyize kuri simukadi wereka ahantu uba uhaba umeze neza nta kibazo na kimwe ufite ndamubwira ngo shaka koko pe uri umuntu mwiza si ibihumbi 70 mfite hari ayo mfite ari ku mufuka ibihumbi 30 arabawe okay bikuza amafaranga ari kuri telefone wereke ikintu ugiye gukora ndabwizera nabati okay sawa mbonye umuntu bwiza ugiye kumfasha njya ku agenti sende zishyitse ndagira bikuza amafaranga maze kuyabikuza wa muhungu ko turi kumwe twahuriye muri iyo gare abarambwira ati rero nunize kuri telefone yawe gatoya tujyana haruguru mu isoko wereke ibintu tugura cyangwa ari ahantu mba tuza kuba turi kumwe zahara ayo mafaranga ufite hano hantu bariba cyane amafaranga batayakwiba bati pe uri umuntu bwiza muhereza amafaranga maze kumereza amafaranga
muhereza n'igikapu na telefone yari ayifite. Noneho ninjiye, twarazamutse twinjira sikariye, turazamuka sikariye. Tumaze kuzamuka sikariye dusika hejuru, abarambwira ati se iwanyu mwari mwamanuka muri biriya byuma bitwara abantu? Ese babyita gute? Ngo babyita lisanseri. Ni lisanseri se? Murasiga igira umunyenga? Ati ngo ye. Ati gusa ubwo cyo cyuma ngo kiba kimeze neza. Ati reka nkwereke. Reka mbanze nyimanukemo nawe nicicitse hasi urebe. Tugiye kukimanukamo cicitse hasi. Dore ko turi hejuru kuri foro ya 8. Tugiye kucitsa hasi nawe wongere winjiremo nawe kikumanure. Ubwo turi hejuru ati noneho kino kintu bino bintu by'abanyamazungu kweri bigiye bigenda gute? No mu gihe cyaro mukindimo nyine ndakimanutsemo. Nyuma kukimanukamo ndashyitse hasi nsanga wa murwayi turi kumwe ndamubuze. Ubwo nibwo buzima bwanjye sinagera bwo kuba marine hano muri Kigali. Ubwo nibwo buzima bwanjye.